yacu twari abo kurakaza Imana kimwe n'abandi bose. Nyamara Imana yuje imbabazi kubera urwandiko rwandikiwe Abanyefezi mu mutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yezu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe intore z'Imana zo mu mujyi wa Efezi z'indahemuka muri Kristo Yezu. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yezu Kristo. Nihasingizwe Imana Se w'Umwami wacu Yezu Kristo. Muri Kristo yadusenderejeho imigisha yose ya mwuka, iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. Isi itararemwa, Imana yadutoranyirije muri Kristo ngo tube intore zayo tudafite umugayo imbere yayo. Kubera urukundo rwayo, Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yezu Kristo nk'uko yabishatse ikabyishimira. Tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo yatugabiye mu mwana wayo ikunda. Muri we twacungujwe amaraso yamenwe ku bwacu, bityo Imana itubabarira ibicumuro ikurikije ubuntu bwayo butagira urugero. Ubwo buntu yabudusesuyeho buduhesha ubwenge n'ubumenyi bwuzuye. Yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyirije muri Kristo, kugira ngo igeze byose ku gihe yagennye, isohoze umugambi wayo wo kwegurira Kristo ibintu byose abibera umutware, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri ku isi. Muri we Imana yadutoranyije ngo tube umwihariko wayo, ikurikije imigambi yayo yo gukora byose uko ishaka. Kwari ukugira ngo twebwe ababanje kwiringira Kristo dushimishe Imana, tuyiheshe n'ikuzo. Muri we kandi mwebwe mwumvise ijambo ry'ukuri, ari bwo butumwa bwiza bubazanira agakiza. Muri we nanone mumaze kubwemera, Imana yabashyizeho ikimenyetso kigaragaza ko muri abayo bwite, nicyo Mwuka Muziranenge yabasezeranyije. Ni nawe musogongero w'umunani tuzahabwa, ubwo Imana izacungura burundu abo yagize abayo, kugira ngo biheshe ishimwe n'ikuzo. Nicyo gituma nanjye, aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yezu n'urukundo mukunda intore z'Imana zose, ntahwema gushimira Imana kubera mwebwe. Uko nsenze ndabibuka, nkabasabira ngo Imana y'Umwami wacu Yezu Kristo, ariyo Data nyirikuzo, ibahe mwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye neza. Abahumura imitima, musobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yabahamagariye, kandi mumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo ufite ikuzo ritagira urugero. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa ikoresha muri twe abayizera. Ubwo nibwo bushobozi budukoreramo, ari nabwo mbaraga zayo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru. Yahaye Kristo gusumba bihanitse ibinyabutware byose n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha n'ibinyabutegetsi, ndetse n'izina ryose rishobora kuvugwa, atari muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yeguriye Kristo ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose, ngo awubere umutwe nawe umubere umubiri. Niwo rero cyuzuzo cya Kristo, nk'uko muri we ibintu byose nabyo biba byuzuye ku buryo bwose. Abanyefezi umutwe wa kabiri. Namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, nibyo mwabagamo mukurikije imigenzereze y'iyi si, mukurikije n'umugenga w'ibinyabutware byo mu kirere, ari we mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Natwe twese twabarirwaga muri bo igihe twari tugikurikiza ibyo kamere yacu irarikira, tugakora iby'umubiri n'ibitekerezo byacu byifuza. Ku byerekeye kamere yacu, twari abo kurakaza Imana kimwe n'abandi bose. Nyamara Imana yuje imbabazi kubera urukundo rwinshi yadukunze, yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro byacu, maze iduha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Yatuzuranye na Kristo, idushyira hamwe nawe ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yezu. Kwari ukugira ngo mu bihe bizaza yerekane ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo, ikoresheje ineza itugirira muri Kristo Yezu. Koko mwakijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo,
ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Kandi ntibyakomotse ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Imana niyo yaduhanze, ituremera muri Kristo Yezu, kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kera ngo tujye tugenza dutyo. Mwebwe abanyamahanga, abo Abayahudi bita abatakebwe, bo bakirata kwa gukebwa kwabo ko ku mubiri, mwibuke rero uko kera mwari mumeze. Mwariho mudafite Kristo, nta sano mufitanye n'Abisirayeli, nta ruhare mufite ku byasezeranywe bishingiye ku isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwayo. Mwari ku isi nta Mana mufite, ntacyo mwiringiye na busa. Mwari kure yayo, ariko ubu muri Kristo Yezu mwigijwe hafi n'amaraso yamennye kuberamo. Kristo niwe mahoro yacu, abari ababiri yatugize umwe. Atanga umubiri we ngo akureho urwangano, ari rwo rusika rwadutandukanyaga. Yavanyeho amategeko hamwe n'amabwiriza n'imigereka yayo, kugira ngo muri we Umuyahudi n'utari Umuyahudi bombi bagire umuntu umwe mushya. Uko niko yazanye amahoro. Kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba, abo bombi yabunze n'Imana, abagira umubiri umwe, bityo atsemba urwangano rwari hagati yabo. Yaraje atangaza inkuru nziza y'amahoro, ayibwira mwebwe mwari kure y'Imana n'Abayahudi bari bayegereye. Ubu twese niwe utuma twegera Imana Data tubikesha mwuka umwe. Bityo rero ntimukiri abanyamahanga n'abimukira, ahubwo musangiye ubwenegihugu n'intore z'Imana, mukaba muri inzu yayo. Mwubatswe nk'amabuye ku rufatiro rugizwe n'intumwa za Kristo n'abahanuzi. Kristo Yezu akababera ibuye nsanganyarukuta. Muri we ibuye ryose rifungana n'irindi, inzu ikajya ejuru, ikaba ingoro yeguriwe Nyagasani. Bityo muri we namwe mwubakwa hamwe, kugira ngo mube inzu Imana ituramo ku buryo bwa mwuka.